ni izina rikomeye muri Afurika yose, umuhanzi waturutse mu muryango ukennye ariko akura afite intumbero cyangwa se inzozi zo kuzagera kuri byinshi mu buzima bwiwe, nk'urugero nko kuba umusitari. Uyu ni Diamond Platnumz, umuhungu watandara wigaruriye imitima y'abakunzi b'umuziki ku isi hose. Amazina ya nyayo akaba yitwa Nasibu Abdul Juma Isaka, akaba yamenyekanye ku izina nka Diamond Platnumz cyangwa se mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye bya gisitari. Yavukiye mu gace ka Tandara mu mujyi wa Dar es Salaam tariki 2 z'ukwa kane 1989 mu gihugu cya Tanzania. Diamond Platnumz rero yakuriye mu muryango ukennye cyane, ariko Diamond akura afite inzozi zikomeye mu mutima wiwe wo kuzaba umusitari mu gihugu cya Tanzania, ariko kugeza ubu ngubu akaba amaze gufata imitima y'abatari bakenya muri Afurika yose muri rusange. Diamond Platnumz rero yagiye akora akazi koroheje kugira ngo abone amafaranga yo kumujyana muri studio aho ubuzima bwiwe cyangwa se inzozi ziwe zatangiriye. Uko imyaka yagendaga ishira, Diamond Platnumz yagendaga arushaho gukunda umuziki cyane. Yatangiye umuziki mu buryo bworoheje, akajya agira aho aririmbira abantu bake. Diamond Platnumz rero akaba yaratangiye cyangwa se akaba yarashize indirimbo ye ya mbere hanze mu mwaka wa 2009. Iyi ndirimbo namufashe no kumenyekana, by'umwihariko abantu benshi bagenda bamumenya. Iyo ndirimbo ikaba yitwa Kamwambiye, ni indirimbo yakoze ku mitima y'abatari bakenya mu mwaka wa 2009. Akaba iyo ndirimbo rero Diamond ya mbere yakoze yamufunguriye amayira, by'umwihariko mu muziki we w'urugendo cyangwa se mu rugendo rwa muzika muri rusange. Iyo ndirimbo rero ikaba yarahindutse indirimbo ya mbere yahinduriye Diamond ubuzima ndetse by'umwihariko mu buzima bwe. Nyuma yaho rero Diamond yakomeje kugenda akora indirimbo nyinshi cyane zagiye zimenyekana muri Afurika, ndetse n'abantu benshi bagiye banazikunda, nk'urugero nabahereza Number 1, Africa Beauty, Jeje cyangwa se Yope remix yayo. Izo ni indirimbo zakunzwe cyane n'abantu benshi cyane, muranazizi. Izo ndirimbo zakunze kugenda zituma Diamond izina rye rizamuka mu rwego rwa Afurika cyangwa se mu muziki muri rusange. Izi ndirimbo Diamond Platnumz zamuhaye izina rikomeye cyane, bituma atangira gukorana n'abahanzi bakomeye ku isi nka Davido muri Nigeria, Omarion na Koffi Olomide wo muri Congo. Nk'urugero nabahereza nk'indirimbo yakoranye na Davido n'indirimbo yitwa Number 1 basubiranyemo ya remix yayo. Iyo ni indirimbo nayo baje gukora Diamond, nayo ituma akomeza kugenda yubaka izina rikomeye muri Afurika cyane. Iyi ndirimbo wenda wamenya ku ndirimbo bakoranye na Koffi Olomide, nayo indirimbo yakunzwe cyane, ni indirimbo yitwa Wa. Iyo ndirimbo murayizi, yaratirondetse cyane abantu ndetse bagiye banayikunda cyane, binatuma igenda ibafasha. Ibyo nabyo byagiye bituma Diamond izina rye rikomeza kugenda rizamuka mu muziki cyangwa se mu rugendo rwiwe rwa muzika. Diamond Platnumz rero ntago akamutuma aza ku mwanya wa mbere mu bantu bafite ijambo rikomeye cyane mu muziki wa Afurika. Diamond Platnumz rero mu buzima bwe bwite yagiye avugwa mu rukundo cyane. Yigeze gukundana n'abagore b'ibyamamare cyane nka Zari Hassan, uyu nguyu muramuzi cyane, ndetse banabyaranye n'umwana we mugore wa mbere yabashije kuzana. Ubu ngubu binavugwa ko yuko mu mitungo Diamond ngo atuze, bivugwa ko yuko hashobora kuba harimo n'imitungo ngo y'uyu mugore Zari Hassan. Kenshi cyane mwanagiye munabyumva cyane mu bitangazamakuru bigiye binatandukanye. Ikindi cyamamare rero cy'umugore bakoranye na Diamond nababwiramo ni Donathan Nasha. Uyu ni umuhanzikazi wo muri Kenya, nawe muramuzi cyane mu ndirimbo nyinshi bagiye bakora cyangwa se yagiye akora, arazwi cyane, ndetse ni n'umunyamakuru ukunzwe cyane mu kiriya gihugu cya Kenya. Ubu nawe n'undi musitari cyangwa se umugore w'icyamamare Diamond nawe yabashije gukundana nawe, ariko nawe bakaba barabyaranye nawe umwana. Undi muntu wa gatatu rero babyaranye na Diamond ni Hamisa Mobeto. Umukobwa nawe muramuzi cyane, nawe n'umufashion urenze, nawe niwe babashije kubyarana na Diamond nawe undi mwana. Akaba ari abo bagore batatu Diamond rero yabashije kuba yazana muri iki gihe. Kugeza n'ubu ngubu bivugwa yuko Diamond ashobora kuba afite undi mugore witwa Zuchu, cyangwa se umuhanzikazi ubarizwa muri label yiwe witwa Zuchu. Kuri ubu ngubu bivugwa ko yuko Diamond ashobora kuba yaranakoze n'ubukwe mu ibanga, nta muntu ubizi. Nubwo byose byagiye bihinduka rero, Diamond yagiye ashyira imbaraga mu muziki cyane no gukora cyane, by'umwihariko ibindi byose akagenda abyirengagiza, agashyira imbaraga mu bijyanye n'umuziki wiwe muri rusange.
Ku mbuga, Diamond Platnumz ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane cyangwa se barenze muri Afurika. Afite abarenze miliyoni Diamond Platnumz amaze kureba inshuro zirenze miliyari. Diamond Platnumz ni umwe mu bahanzi ba mbere mu mateka ya Afurika babashije kuzamura umuziki wa Bongo Flava ku rwego mpuzamahanga akawugeza kure, ubu ngubu ukaba umaze kumenyekana ku isi hose cyangwa se muri Afurika. Diamond Platnumz urugero rw'umuntu uva hasi habi cyane kandi hateye ubwoba hakakaye, ariko ntacike intege mu buzima bwe bwose. Urugero rwa Diamond Platnumz mu muziki rutwereka ko inzozi zishobora kuba impamo kandi